iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka tubasuhuze kandi tubahe n'ikaze muri uyu mwanya mwiza tugiye kumara tuganira ku ijambo ry'Imana. Rero ubasuhuza ni Pasiteri Ntakende Sadoki. Imana rero ibahe umugisha. Reka dusenge hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana kuri uyu mugoroba. Mana, turagushimye ko utwemereye tukaba tugeze hano, kandi tugushimiye amahirwe wongeye kuduha yo kuganira ku ijambo ryawe. Turakwinginze ngo umwuka wera afashe buri muntu wese uteze amatwi, haba abari hirya no hino ndetse natwe, buri muntu wese uteze amatwi ijambo ryawe rigiye kuvugwa, Mwami, mu mbaraga z'umwuka wera rihindura ubuzima bwacu. Ngaho bana natwe abari hano twese twunguke, twumve kandi twumvire icyo ijambo ryawe ritubwira. Urakoze rero kuri mwiza, kandi ko witeguye gukora ibirenze n'ibyo tugusabye. Tubyambaje byose twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mu minsi ishize twagiye tuganira, ariko twari ku nsanganyamatsiko isa nkaho yari imwe, tuvuga ku kubaka ku rutare. Bwa mbere twavuze ku bijyanye n'agakiza, ubwa kabiri tuvuga ku bijyanye n'ubwishingizi bw'agakiza, cyangwa se uko umuntu akizwa ndetse akamenya ko akijijwe, yewe akaba yanaririmba nk'uko abandi bizera baririmbye bashima Imana, yuko mu mutima wabo huzuyemo umunezero uterwa no kumenya neza yuko bakijijwe. Rero ayo ni amagambo twagiye tureba mu byanditswe byera. Ndibuka ko ubushize nanabazaga nti, ese twizera Imana kubyivuga cyangwa twizera amarangamutima yacu? Igisubizo ndizera ko buri wese yavuga ati oya, reka twizere ijambo ry'Imana. Rero n'ubundi tukiri kubaka ku rutare, mu gihe cya Yesu hari amatsinda menshi y'iyobokamana yariho. Hariho itsinda ry'abafarisayo, hariho itsinda ry'abasadukayo, ayo niyo yavugwaga cyane, ariko hari n'andi ntashatse kwirirwa mvuga. Gusa aya ngaya uko ari abiri, abasadukayo, abafarisayo, n'abantu bari abantu barwanije Yesu cyane. Barwanije ivugabutumwa rye, barwanya ukuri kuko abantu bumvaga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo maze bakamwizera. Abasadukayo n'abafarisayo n'abantu bashakaga kugaragara ko bakunda Imana, bashaka kugaragara ko bubaha Imana, ndetse ko bashaka kwigisha abantu no kubayobora mu nzira ibajyana ku Mana, ibajyana mu gukiranuka, ibajyana mu bwami bw'ijuru. Yesu yakomeje kugenda ahura nabo kenshi, abigisha, haba mu migani, haba yeruye, ariko kenshi yakunze kugenda ababurira. Ndetse Bibiliya hari aho itubwira yuko Yesu yabwiye abantu arimo yigisha, arabwira ati, mwirinde umusemburo w'abasadukayo n'abafarisayo, kuko bashaka kwerekana ko bakiranuka, ko bashaka kuvuga ko bubaha Imana, bagendana n'Imana, bari mu nzira y'Imana, ariko nyamara indani mu mitima yabo ntabwo ariko byari biri. Kubera iki rero ndi kuvuga aya magambo? Muri iyi minsi hari abantu benshi cyane bavuga ko bazi Imana, bavuga ko bakorera Imana, bavuga ko bari mu nzira ijya mu ijuru, ariko abo bantu bose ntabwo ariko bahamanya n'ibyanditswe byera. Hari benshi banyuranya n'ibyanditswe byera. Biteye agahinda ndetse biranababaje kuba umuntu avuga yuko ashaka kujya mu ijuru, ashaka gukorera Imana, ashaka gukiranukira Imana, ariko iby'Imana ivuga yari akwiriye gukora akabitera umugongo, ntagire na kimwe yigera ashingiraho imyizerere ye cyangwa se no kwigisha kwe.
by'umwihariko rero kubigisha. Abigisha Yesu yabavuzeho cyane. Ndavuga abo mu bafarisayo ndetse no mu basadukayo. Yesu yagiye yigisha igihe yari ari hano ku isi, akigisha hanyuma abasadukayo n'abafarisayo bakaza kumurwanya. Iyo urebye mu gitabo cya Matayo hano mu gice cya 22, abasadukayo bashatse gutega Yesu umutego, ariko bahakana ibyo kuzuka kw'abapfuye. Nyamara umuzuko w'abapfuye ni lazima, ugomba kuzabaho. Bibiliya irabivuga, kandi imbaraga z'Imana no gusohora kw'ibyanditswe byera, kuko biranditse mu byanditswe byera, ndetse n'imbaraga z'Imana ntabwo zishobora kunanirwa kuzura abapfuye. Erega nta nubwo ari bo baba babaye abambere, abantu Imana yarabazuye, ndetse yazuye Yesu Kristo anesheje urupfu n'ikuzimu, kugira ngo yicare ku ntebe y'icyubahiro, abe iruhande rw'Imana Data, ndetse aho asabira abera bose. Rero ntabwo ari ubwa mbere, kandi nk'uko ijambo ry'Imana riri, ni lazima abapfuye bazazuka. Hari abapfuye bapfiriye mu mwami, abapfuye bakijijwe bazazukira kubona ubugingo buhoraho. Imana idufashe kandi tugirire neza, kuko hano hari ikintu gikomeye kukivuga. Nyamara ni ukuri, abapfuye badakijijwe, batavutse ubwa kabiri, nabo bazazukira gucirwa urubanza, kandi urubanza rwabo ruzasozwa nuko bazoherezwa mu ihaniro ry'iteka, ari ryo Bibiliya yita Gehinomu, ikaba ari inyanja y'umuriro waka utazima. Birababaje kubivuga nk'uko nari mbivuze, ariko uku ni ukuri kuri mu byanditswe byera, kandi Imana idashobora kubeshya, ni lazima izabisohoza. Rero twashaka kubyumva, twashaka kutabyumva, byatubabaza, ni lazima niko bigomba kugenda, ni ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko Yesu ukomeje gusoma muri Bibiliya hano muri Matayo igice cyaho cya 23, turabona noneho Yesu arimo yigisha, akomeje kwigisha, abuza abigishwa be gukurikiza imigenzo y'abafarisayo. Ndagira ngo iri jambo kubuza rishobora kugira indi nyito yitwa kuburira. Uhereye hano ku murongo wa mbere, ndagira ngo dusome aya magambo ngo: maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa bati, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore, mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Nushaka iri jambo uriceho akarongo, ibyo bavuga si byo bakora. Turi buze kurigarukaho. Umurongo wa 4, bahambira imitwaro iremereye idaterurwa, bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo, ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazagura, bakongera inshunda z'imyenda yabo, kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi, no kuramukirizwa mu maguriro, no kwitwa n'abantu rabi. Rabi iri ni ijambo rivuga mwigisha. Ariko mwebweho ntimuzitwe rabi, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavandimwe. Kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data, kuko so ari umwe, ari uwo mu ijuru. Kandi ntimuzitwe abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Ahubwo uruta abandi muri mwe ajya aba umugaragu wanyu. Uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru.
Yesu yigisha iteraniro, nibwira ko ryari rigari, ryarimo abantu benshi, ariko hakabamo n'abigishwa be, ababwira aya magambo. Hari ibintu yari arimo ababuza. Hari ibintu yari arimo ababuza, yari arimo kubabuza yuko badakwiriye kwigera bakurikiza imigenzo y'abafarisayo, ndetse ababuza yuko badakwiriye gukunda imyanya y'ibyubahiro mu birori. Hari abantu rwose batamwicaje ahantu runaka, ibyo birori ntabwo aba akibigumyemo, ahita ashaka ukuntu yigendera. Hari abandi bantu bakunda kwitwa amazina y'ibyubahiro, ndetse bakayitirwa ahantu hari abantu benshi. Ufite izina ntacyo bitwaye, waryitwa, ariko iyo utangiye kumva ari inshingano z'abandi bantu kuri kwita, icyo gihe uba uri kurengera. Rero niko kubikunda kwitwa iryo zina, nabyo ntabwo ari byiza. Yesu rero avuga ko uzishyira hejuru azacishwa bugufi, nyamara uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Ibi byose yabibwiraga abantu bari bamuteze amatwi, ndetse barimo n'abigishwa be. Kandi abigishwa ba Yesu mu bigaragara bari abantu bari mu mwanya wo kuba bajya hejuru, kavuga bati twebwe turabigisha ba Yesu, abigishwa ba Yesu. Yesu ukora ibitangaza, Yesu utameze nk'abandi bigisha, utsinda abafarisayo n'abanditsi iyo arimo kuganira nabo. Rero nta kuntu twebwe dukwiriye kuba abantu bo hasi hariya, no, ahubwo bajya baduha izo ntebe z'ibyubahiro mu myanya mu birori, batwite amazina akomeye aho abantu benshi bateraniye. Mbese bari abantu bari muri uwo mwanya wo kuba bakwishyira hejuru, nyamara Yesu arabibabuza, ababwira yuko bakwiriye guca bugufi, kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Ntangazwa cyane n'inyigisho za Yesu, ngatangazwa n'ibyo Bibiliya ivuga, kuko ibyo abantu batekereza inshuro nyinshi bihabanye n'ibyo Bibiliya yigisha. Bibiliya ivuga ko ushaka icyubahiro n'ubwiza atabishakisha kwishyira hejuru, ahubwo abishakisha gukora imirimo myiza adacogora. Gukora imirimo myiza adacogora. Bibiliya ivuga yuko ushaka kuba mukuru mu bwami bw'Imana, iki ngiki ndabinginga bantu muteze amatwi mucyumve neza. Bibiliya ivuga ko, kandi aya magambo yavuye mu kanwa ka Yesu Kristo ubwe, ivuga ko umuntu ushaka kuba mukuru mu bwami bw'Imana, inzira nta yindi, ntabwo ari amafaranga atanga, ntabwo ari ukujya mu materaniro cyane, ntabwo ari ukuba afite Bibiliya 5 mu rugo iwe, ntabwo ari ikindi kintu. Ahubwo icyo Bibiliya ivuga akwiriye gukora ni uko aca bugufi akaba umugaragu w'abandi. Uwo niwe uzitwa ndetse niwe uzaba mukuru mu bwami bw'Imana. Mbese urwo si urugero Yesu yaduhaye? Nta muntu n'umwe wajya hejuru y'umwami Yesu Kristo mu bwami bw'Imana, dore ko ari nawe mwami w'abami, nta wamujya hejuru. Rero niba yaraciye bugufi akemera isoni n'imibabaro n'ikimwaro no gushinyagurirwa byose bikubiye mu musaraba, mbese Sadoki ndi muntu nki ukwiriye kwishyira hejuru, cyangwa ukwiye gufatwa n'abantu nk'aho ndi Imana ubwanjye? Biragatsindwa kandi ntibikabeho. Niba wumva ushaka kuba mukuru mu bwami bw'Imana, inzira nta yindi nuko uca bugufi ukaba umugaragu w'abandi. Iyo ngeze aha ngaha rero ndikanga ko hari abantu benshi cyane hano kuri iyi si basa nkaho bashaka no kurusha Imana icyubahiro. Nkurikije ibyo mbona, nta muntu n'umwe warusha Imana icyubahiro, nta muntu n'umwe wakwigera akura Imana ku mwanya wayo, habe n'umwe. Ariko abantu ukurikije imyitwarire yabo, ukurikije ibyo bifuza, ubona bashaka kurusha Imana icyubahiro. Nyamara uwishyira hejuru azacishwa bugufi, uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Ntabwo Yesu aya magambo yayabwiye abari muri iri teraniro gusa, ahubwo ni amagambo akora ku buzima bwacu
no muri iyi minsi ya none ndetse no kugeza iteka n'iteka. Ukomeje hepfo, Yesu yatanze imiburo, ngira ngo turebe iki imiburo itwigisha. Yari arimo abwira abafarisayo ndetse n'abanditsi, nibo bantu bari basa nkaho bari imbere mu bijyanye no kwigisha ibintu by'iyobokamana, mu bijyanye no kumenya ibyanditswe ndetse no kubyigisha abandi. Navuga ngo nibo bantu bari imbere mu madini yo muri iki gihe, mu idini y'abafarisayo, nibo bantu bari imbere. Yesu rero hari imiburo yabahaye, kandi hari amagambo akomeye yababwiye, ngira ngo akwiye kudutera gutekereza. We wa mupasiteri we, wa mudiyakoni we, wa muvugabutumwa we, wa muririmbyi we, wa mukristo we, aya magambo akwiye kudutera gutekereza, njyewe nawe, tukareba niba tudashobora kuzigera twisanga mu ruhande abangaba bazaba barimo. Ku murongo wa 13 w'iki gice, Matayo 23 umurongo waho wa 13, Yesu yabwiye abafarisayo ati, ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo, nabo bari muri rya teraniro, ahari abigishwa ba Yesu, ahari n'abandi bantu benshi cyane bateze amatwi bumva ijambo ry'Imana. Yesu amaze kuburira cyangwa se kwigisha abantu, ahindukirira abanditsi n'abafarisayo, arababwira ati, mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe. Ntabwo ari ijambo ryiza umuntu aje akari kubwira mu iteraniro rinini ry'abantu ati, wandyarya we, kandi ari wowe wifuzaga yuko abantu bakwita mukuru, baguha imyanya y'icyubahiro. Yesu arangije arababwira ati, mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru, ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimwinjiremo, kandi n'abashaka kwinjiramo nimubakundire. Ndagira ngo dutekereze k'uyu murongo gatoya. Yesu aburira abanditsi n'abafarisayo, si ukubaburira gusa, ababwira n'umutima wabo uko uri. Ntabwo ndeba mu mitima jyewe Sadoke, ariko Imana ireba mu mitima, izi neza umutima wawe. Yesu areba mu mitima, ntabwo yari arimo kubeshya, ntabwo yari arimo gufokeranya. Yarebye mu mitima y'abanditsi n'abafarisayo, asanga ari indyarya. Arangije arabibabwira, ndetse ababwira n'ingaruka zo kubindyarya, ko bazabona ishyano, kuko bugarira ubwami bw'ijuru. Mwene magambo, bari bahagaze aho bakabaye bayobora abantu, bakababwira ati, nguyu umuryango, nimwinjire mu bwami bw'Imana. Ariko bo ntabwo ariko babigenzaga, ahubwo bahagaze mu muryango barafunga. Yesu nk'uko abivuga, bo ubwabo ntibigeze binjira, ariko kandi n'uwashakaga kwiyinjirira ntabwo bamwemereraga ngo yinjire. Turacyavuga ku kubaka ku rutare. Tega amatwi nshuti yanjye, nkubwire, ndagira ngo umenye neza yuko indyarya zidafite umwanya mu ijuru. Niba uri umuririmbyi w'indyarya, niba uri umudiyakoni w'indyarya, niba uri umupasiteri w'indyarya, niba uri uwo waba uri we wese, ariko ukaba ubizi neza ko uri indyarya, menya neza yuko nta mwanya ufite mu ijuru. Ndetse nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, hari ishyano ritegereje abo bantu bose b'indyarya. Niba uvuga kuri n'umukristo ukaba uri indyarya, ntabwo ibyo bishoboka, ntabwo ushobora kwigera winjira mu bwami bw'Imana. Ndagira ngo nkwinginge nshuti yanjye, ugenzure neza, urebe niba koko uri kubaka ku rutare. Ubuzima bwawe niba uri kubwubaka ku rutare, cyangwa se uri kuba nk'umufarisayo cyangwa umwanditsi, bano bibonaga bagashaka no kwitwa n'abantu ko ari beza, ari ab'icyubahiro, ari abantu bakiranuka, ariko mu by'ukuri bazi neza ko ari indyarya. Twavuze ku bijyanye no kujya mu ijuru. Tukiri kuri uyu murongo, ndagira ngo utekereze. Hari indirimbo twatangiye twumva ibaza ngo, mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, wa munsi ibitabo bizabumburwa bagahamagara amazina, mbese n'iryanjye rizahamagarwa. Wari ukwiye kwibaza icyo kibazo, kandi wari ukwiye gushaka igisubizo uyu munsi wa none. Nyamara hari abantu benshi cyane
badashaka no kumva ibyo bintu. Hari abantu benshi cyane badashaka kubyumva, badashaka no kwigera bumva inyigisho nk'izo twigaga kuwa mbere ubushize, aho Bibiliya ivuga ngo ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Buriya abafarisayo ikibazo bari bafite si uko Yesu atigishaga neza. Abafarisayo ikibazo bari bafite si uko Yesu atakoraga ibitangaza birenze ibyo umuntu wese ashobora gukora. Abafarisayo ikibazo bari bafite si uko batari barasomye ibyanditswe. Ntabwo ari icyo kibazo bari bafite, ahubwo ikibazo bari bafite ikibazo cyo kutizera ko Yesu ari we Kristo. Kandi kutizera kwabo ntabwo bari bafite impamvu zigushyigikira, ahubwo nuko bo bari abibone kandi bumvaga bashaka gukomeza ibyabo, bakanga kwakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bakanga kwakira no kwizera ibyanditswe byera bisohoreye hagati muri bo babireba. N'uyu munsi hari abantu benshi cyane badashaka kwizera ibyanditswe byera, bagashaka kwizera amarangamutima yabo, ndetse ikibabaje bagashaka no kwigisha abantu no kuyobora abantu muri ayo marangamutima yabo. Hari abantu benshi batizera yuko umuntu ashobora gukizwa ngo anamenye ko akijijwe uyu munsi akiri muzima. Bakavuga bati uzabimenya wapfuye. Nanjye nkavuga nti ntabwo wabimenya wapfuye, kuko nupfa nta kundi kumenya kuzabaho, kandi ubwo wabimenya ntacyo wabikoraho. Wapfuye uba wapfuye. Imyanzuro yose izagira ingaruka ku buzima bwawe bw'iteka ryose uyifata ukiri muri uyu mubiri. Nyuma y'uko uvuye muri uyu mubiri nta yindi myanzuro ushobora kwigera ufata. Rero izo nyigisho nta hantu ziboneka mu byanditswe byera zihakana yuko umuntu adashobora gukizwa ngo amenye yuko akijijwe. Ahubwo jye mbona inyigisho nyinshi zavuye mu kanwa ka Yesu zivuga yuko ushobora gukizwa rwose. Yohana igice cya 5 umurongo waho wa 24 niho nari ndimo mbabwira mu mwanya ushize. Yesu yivugira ngo ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ndetse abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ayo ni amagambo yavuye mu kanwa ka Yesu Kristo, kandi avuga yeruye yuko wumvise ijambo rya Kristo ukizera Imana yamutumye rwose uba ufite ubugingo buhoraho. Ni Imana ibivuze, ni umucamanza w'abari mu isi ubivuga, ari we Yesu Kristo, ndetse arongeraho ngo ntuzacirwaho iteka. Mu gihe abandi bazacirwaho iteka, ndavuga abatarumvise ngo bizere, igihe bazacirwaho iteka uwowe wumvise akizera ntazacirwaho iteka. Ntabwo ari ibyo gusa, aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Akimara kumva akizera aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Yohana igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 14 uravuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone guhabwa ubugingo buhoraho. 16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umurongo wa 18 hepfo uravuga ngo umwizera ntacirwaho iteka, ariko utamwizera we amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Bivuze iki rero? Bivuze ngo niba Imana ari Imana itabeshya, ndabona neza yuko umuntu ashobora kuba mu ruhande rw'abatazarimbuka. Sicyo birivuze se? Kugira ngo umwizera atarimbuka. Ndetse biri yaravuze ngo umwizera ntacirwaho iteka,
ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana igice cyaho cya 10 umurongo waho wa 28, Yesu aravuga ngo nziha, izo ni intama ze, aziha ubugingo buhoraho, ndetse akavuga ngo ntizizarimbuka na hato iteka ryose. Intama za Yesu, Yesu ubwe wazipfiriye, wazicunguje amaraso ye y'igiciro cyinshi, avuga ko zitazarimbuka na hato iteka ryose, ndetse avuga ko aziha ubugingo buhoraho. Ntabwo aziha ubugingo bw'akanya gato, aziha ubugingo buhoraho, ndetse ngo nta wabasha kuzivuvunura mu kiganza cye, ubwe niwe ubyivugira. Rero nshingiye kuri ibyo byanditswe n'ibindi byinshi cyane biri muri Bibiliya, mbona yuko umuntu ashobora gukizwa rwose, akaba mu mubare w'abantu batazarimbuka. Nyamara hano hanze uzasanga abantu benshi bazakubwira bati ntushobora kwigera uvuga ko ukijijwe, uramenya utazigera uvuga ko ukijijwe, uramenya utazanabitekereza kuko uracyari mu mubiri, ibyo bizaba wapfuye. Nkabaza nti ninde waduha icyanditswe gishyigikira izo nyigisho? Niba udashaka guhagarara mu muryango ngo ubuze abashaka kwinjirira mu bwami bw'ijuru binjire, niba nawe udashaka kwinjira byibura ubareke biyinjirire, kuko ukuri kw'ijambo ry'Imana kurigaragaza mu byanditswe byera. Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo waho wa 13, uwa 12 uravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, nawe udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. 13 akavuga ngo ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Nongereho ikizi, uwizeye izina ry'umwana w'Imana, Imana ivuze yuko ishaka ko amenya ko afite ubugingo buhoraho. Sadoki ndi muntu ki ukwiriye kugaruka nkabwira uwizeye nti ntabwo ukwiye kuvuga ko ukijijwe igihe cyose utari wapfa? Ariko kandi abantu benshi bajya bavuga bati umuzimu yanteye. Babivuga ryari rero? Babivuga iyo sinzi uko biba byagenze, ntabwo njya mvugana n'abazimu cyangwa iki, ariko babivuga iyo bagize uburyo, niba ari mu nzozi, niba ari iki, babona ishusho y'umuntu bazi neza ko yavuye mu mubiri, icyo gihe bagira ibibazo bakavuga bati umuzimu yanteye. Imana yacu idufashe kandi Imana yacu tugirire neza. Icyo nashaka kuvuga nuko iyo umuntu yavuye mu mubiri biba birangiye, nta kundi guhamya yakongera kugira ngo aze abwira abantu ati yemwe burya napfuye, ubwo napfuye rero reka mbabwire ndakijijwe. Reka da, ibyo ntibishoboka. Iyo umuntu apfuye aba apfuye, nta migambi nta n'imyanzuro yakongera gufata. Ariko Yesu yarabwiye abanditsi n'abafarisayo ati mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo. Mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimwinjiremo, kandi n'abashaka kwinjiramo ntimubakundire. Ndagira ngo utekereze, mbese waba uri muri aba ngaba badashaka kwereka abantu icyo Bibiliya yigisha, badashaka kubwira abantu uko bakwinjira mu bwami bw'Imana, uko banabimenya, ahubwo bakabereka ukuntu badashobora gupfa kujyayo keretse bakoze ibyo uwo muntu runaka ku giti cye abahaye gukora. Hari abantu benshi bamaze gushyiraho amabwiriza yabo y'ukuntu umuntu yabona ubwami bw'Imana. Biteye agahinda. Sinzi ko hari umuntu wahagarara ngo avuge ngo Imana yamuhaye ububasha bwo gukiza indwara kandi agaca n'amafaranga. Je Imana yampaye impano yo gukiza indwara kandi niba ngukijije ngucayo ntekereje. Yababeshye. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo impano y'Imana ntigurwa. Bibiliya ivuga ku mugabo umwe witwa Simoni. Simoni ngo yabonye intumwa za Yesu zisengera abantu bagakira. Simoni arareba aravuga ati rero izi mbaraga zishobora kuntunga, izi mbaraga zishobora kumpahira, izi mbaraga nazishingamo business. Arangije arabihererana
ngo arababwira ati mwampaye kuri iyo mpano nkabaha amafaranga. Baramubwira bati pfana ifeza zawe, impano y'Imana ntigurwa. Ariko serekana none tunibaze, yaba ari impano gute kandi bayigurishwa? Ntabwo bishoboka. Kubera iki twumva turi abanyabwenge ukumva nta muntu waguha ikintu ngo narangiza gushyirireho indi condition, wenda kubwira ati rero wowe uzajya umpa ifaranga rimwe rya buri kwezi, ariko iyi ni kado nguhaye, gusa wowe uzajya umpa ifaranga rimwe rya buri kwezi. Wamubwira uti yewe twara impano yawe. Yo ntabwo ari impano, ahubwo ni ubucakara ushaka kunzanaho. Nyamara abantu batekereza ko Imana ari uko ikora. Hari abantu benshi cyane bamaze kwamburwa n'abiyita abapasiteri, bamaze kwamburwa n'abiyita abahanuzi, bamaze kwamburwa n'abiyita ko ari abakozi b'Imana, nyamara bakabambura bababwira ngo tanga iki ubona iki, tanga iki ubona iki. Birababaje. Impano y'Imana ntigurwa. Impano y'Imana ntigurwa. Gusa icyama tukubaka ku rutare, ntitube nk'abanditsi n'abafarisayo ngo aho kwinjira mu bwami bw'Imana ahubwo duhagarare mu nzira, twebwe ubwacu twe kwinjira, tubuze n'abashaka kwinjira, maze ku munsi w'urubanza tuzacirweho iteka. Ndagira ngo mbinginge, niba wumva utazi inzira ijya mu ijuru, hera uyu munsi ushaka uko wayimenya, ariko ureke kubuza abantu kwinjira, ureke guhagarara mu nzira ngo ubuze abantu kwinjira. Mana, icyama umucyo w'ubutumwa bwiza ukamurika mu mitima y'abagukunda ariko bamaze kuyobywa, cyangwa se bigishijwe inyigisho zitari zo, maze uyu munsi bakakumenya kandi bakakwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Umugisha buri muntu wese ufite iyo nzara n'inyota, kandi umugisha musabiye nuko uyu munsi wa none wamurika mu mutima we, akareba ukuri, akizera ukuri, maze agahabwa ubugingo buhoraho, akava mu mubare w'abazarimbuka, akava mu rupfu, akinjira mu bugingo. Rero kubera impamvu z'igihe muri hangana, reka mbahe nimero mushobora kutubonaho, ni kuri 0783 00 16 46 0783 00 16 46. Iyo niyo nimero mushobora kutubonaho, hanyuma mukaba mwatuganiriza ndetse mukadusangiza yaba amashimwe, byaba ibyifuzo, kandi ndizera ntashidikanya ko Imana yo mu ijuru hamwe no gufashwa n'umwuka wera izadufasha tugashobora kubafasha. Rero reka mbasezereho kandi mbifurize kubaka ubuzima bwanyu ku rutare ari rwo Yesu Kristo, kandi ibyo bikorwa binyuze mu kwizera ijambo rye nk'uko twabibonye mu ijambo rya Kristo. Imana ibahe umugisha. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kubari wowe munyabyaha gusuhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi kubire.